icupa rishobora kukongoza ukaza uvuga ibintu utakagombye kuvuga. Ihangane wowe mugore, wihangane. Ibyo bintu ari kuvuga wasanga atari we. Uwa kabiri namushaka ajye ahora yumva ko afite ibibazo, n'ubundi najya nk'ahantu agiye gusura inshuti ze umugabo yasize mu rugo amukekemo ikindi kintu kandi atagikoze, azahora mu gahinda kadashira. Uri kumva ajya ataha mubwira ati mada uvuye, namubwira ati mvuye mu nshuti zanjye, ati ntabwo ariho uvuye, ati n'ubundi uvuye kuri wa mugabo wawe wabe. urumva icyo atari igikomere, mu by'ukuri azapfana agahinda. Aho kugira ngo rero apfana ku gahinda niyiturize. N'ubundi Mutesi nta rugo azigera yubaka ruhamye, nashaka azicare hamwe yirerera abana. Kumvisha ise wababyaye ko hari undi dadi, ako nagahinda baba bari guteza isi. None se mu gihe umubyeyi w'umupapa, ko ababyeyi b'abapapa benshi badakunda gushobora kurera, ashobora gufata nk'abana akabajugunyira umugore akigendera, icyo gihe umupapa wundi bashobora kubana ntago abana bamwita dadi. Umva reka nkubwire, uri kumva? Ese ubundi arega hari dadi na papa, uri kumva? Ubundi dadi rikunda gukoreshwa ariko nanone n'abana, yego ya, ariko nanone ba dadi ni benshi, sibyo? Nawe ni nkuko nakwita dadi cyangwa n'undi wese, uri kumva? Ariko nanone jyunga abantu se barabavuga ubu. Reka nkubwire, uri kumva? Nyamara aya mafaranga baza gushakira ku social media, nubona atabajyanye akajya kubataba mu rwobo batazi, nukuri nubona bamwe muri bariya badasaze uzangaye. Baziyahura ngiye rwose, ngiye niba batiyahura. None se reka nkubwire, uri kumva? Wumva ukuntu abantu ari n'indyarya. Si ureba nk'ari amagambo yose nka Koroda ari kuvuga, nukuri bitewe n'uburyarya buba buhari. Ashobora kuzifata akajya gupfukama kwa Pasiteri Mutesi, uri kumva? Cyangwa na Mutesi akajya gupfukama kwande. Ntago ibyo bintu ari byiza. Mujye muvana uburyaryaho, uri kumva? Mujye muvana uburyaryaho. Niba wamubabariye, bwira Imana ko wamubabariye ariko wabikuye no ku mutima. Niba wamubabariye, mubwire ko wamubabariye. Nukuri natwe bitubwire ko hari igihe ubabarira umuntu Kefa utabikuye ku mutima, uri kumva? Ahubwo ari kwakwiyerurutsa, ukaza ukarira ya marira y'ingona, ya marira mwameze nk'ay'abarozi. Uzareba umurozi uwo ari we wese iyo yishe nk'umuntu, umva iyo aje mu kiriyo cyawe niwe urira kurusha ibindi byose. Kandi ikindi muzarebe, abarozi bagira impuhwe. Umva, umurozi ahava akagera niwe muntu ku isi ugira impuhwe kurusha abandi bose. Yewe urakoze mama Biri, ndakeka ariko umeze neza. Oya meze neza. Twasubira mu bindi biganiro bitaha. Hari ikibazo? Nta kibazo. Murakoze cyane. Ariko tunababwira uwakwifuza urafunze mwana. Ngiye kubashimira abakurikiye Fridays Official nk'uko bisanzwe. Turizere ko mumeze neza n'abatameze neza. Pole twongere tubutse ko umwarimu umwe ari umwe ushobora kukwigisha imodoka ukabasha kubona permis provisoire na permis définitif. Ni mwarimu Clement, ushobora kumusanga i Nyamirambo akaba yakwigisha byihuse. Provisoire ushobora kuba wayibona hagati y'iminsi 3 n'iminsi 7, kandi iyo wishyura nyuma ari uko uyibonye. Niyo utanayibonye urongera ugasubiraho ukiga. Ni inkunga se? Nta nubwo ari na ngombwa kugutera inkunga, njye nzagutera inkunga agiye kukwishyuza n'ubundi wamaze kuyibona. Yishyura ngahe se? Ibyo ni ibanga, uyishyura wamaze kuyibona, ni ibanga ryewe. Reka ahubwo nakubwira nimero yiwe,
mwarimu Clement ni 0788 ufite no kwandika 88 sibyo 48 37 22 nabo bayitega amatwi singiye urayifata ngiye nyine namwe muyitega amatwi akore ni Nyamirambo yego mu mugane rwose nanjye numvishe yigisha neza ni mu mugane yego nibamugane rero arabafasha neza numvishe rwose ibye byihuta ngo ni ibintu udashobora no kumara nyuma y'ukwezi mu kwezi kumwe ngo uba wabisoje yego ni mu mugane rero abakorera umuti bimeze bite ntabwo ari ubwa mbere ko tunakoranye kuri iyi TV hari ibiganiro byawe nka 2 yego hari ibiganiro byawe nka 2 amakuru ni meza nitwa Florence yego izina ry'abana nyine mama Biri ya babiri Biri na Titi ni Biri angana nanjye subwo urabona nabangize umwana ungana nawe ariko arenda kungana nawe mu minsi mike yarabayanganye nawe oya uri umurokore rya hano umurokore ku giti cyanjye ntabwo izina murokore ryaguhana izina murokore arega hari abitwa ba murokore atari ko bitwa duharanire kwitwa ba murokore ariko basi no ku mutima tube twararokowe kuba nitwa murokore koko ku mutima bitamamye ntago ibyo ngibyo rwose umuntu uzanyita murokore abona nariwe azabyihorere niko biba bimeze kandi ikindi nanjye nunyita murokore mbona ku mutima bitariho ntago nzikiriza kuko niba ku mutima bitariho ndajya kwikiriza kubera iki ni ikibazo itwa murokore no ku mutima wararokowe ibyo azaba ari byiza kuri wowe no ku Mana none se mama Biri hari abantu bagiye babona inkuru yawe kwa Gerard Mbabazi n'abanyari harimo n'abantu bayifashe nabi sinzi impamvu bagiye bayifata nabi inkuru yawe wenda ni gute wayidusamareza ingira mu minota mike cyase nk'umunota umwe ukatubwira uti ni impamvu wenda abantu banutse no kubera iyi ntago twajya kubatera amabuye kuko akenshi ushobora kuntera amabuye icyo kintu navuze kikuriho ariko kukigobotora kikaba cyarakunaniye cyangwa se ukaba uri umwe mu batwawe umugabo ariko kwiyakira bikaba byarakunaniye ntago rero bari abantu twabatera amabuye ahubwo niba umuntu dukurikiye kuri Firdaus yaratwawe umugabo cyangwa waratwawe umugore senga shikama ihangane Imana izamukugarurira wowe senga urumva kuko uwagiye yanagaruka yego mu byukuri nk'umuntu waba wagutwariye umugabo wakagenda yabihisemo atigeze nta kintu mwapfuye aramutse agarutse wakongera ukamufata nk'umugabo we nk'uko mwamusanze oya ntago iteka umugabo yagenda nta kintu mwapfuye cyangwa umugore ngo agende nta kintu mwapfuye yego kiba gihari ariko hari igihe ureba ugasanga atari ikintu cyakagombye gutuma agenda hari igihe ubu ukiri umwana twavuga umwana mu mutwe cyangwa utarakamirika mu rugo yego iyo rero utarakamirika mu rugo ni hahandi yenda umugabo aje akwita ikigoryi ati nawe uri ikigoryi urumva umugabo aje avuga ati kiki utagikoze ati nagikoraga ndi umukozi wawe ibyo bintu nyamara uri kubwira umugabo ntago biri kumushimisha ibyo bintu uri kubwira umugore nawe ntibiri kumushimisha gerageza kubaha umugabo wawe nawe akubahe uri kumva numwubaha nawe azakubaha mu bigendanemo neza kandi ikindi umugabo ashobora kwinywera ku gacupa icupa rishobora kukongoza ukaza uvuga ibintu utakagombye kuvuga ihangane wowe mugore wihangane ibyo bintu ari kuvuga wasanga atari we ibyo bintu ari kuvuga ejo inzoga nizimushiramo ubuse simfite umubyeyi wajyaga anywa inzoga ibintu yavugaga ejo twabimubaza akabyibagirwa cyane hari igihe unywa inzoga nyinshi zikakongoza gukora ibintu utiyumvishaga noneho babikubaza ati se kuki wakoze
kuki wakoze biriya bintu, ati nabikoze ryari. Ubwo rero umubyeyi uri kudukurikira, ikintu namubwira ni uko ikintu azajya yumva ku mugabo kitari cyiza yasomye. Ariko nanone hari akantu kamwe bigeze kuvuga, buriya ngo ukuri kose kumenyekanishwa ku muntu wasomye agacupa. Buriya icyo atakubwiye akikubwira yasomye, arakiguhishurira. Ariko nanone niba warashatse umugabo unywa inzoga, byakire, kuko waramushatse nyine kandi wamusanze umubona. Wari uzi ko anywa inzoga, ikindi wari uzi ko asambana. Niba mu by'ukuri waramushatse akagusaba ukamuha, ni gute n'undi atamuhaye? N'undi none se niba mu by'ukuri mwarakundanye, mwamarana amezi angahe akakubwira ati nshaka avansi, n'undi ni nk'uko yamubwiye ati nshaka avansi. Niba rero yarabikubwiye ukaba umuziho icyo kintu, umuntu akakubwira ati nyamara umugabo wawe aguca inyuma, byihangane kuko wamushatse n'ubundi ubizi ko abikora. Uri kumva? Ahubwo icyo usabwa gusenga cyane, Imana iguhe kwihangana, kuko utihanganye nta kindi wakora. Yego, ikindi wowe mugabo ushatse umugore urabizi kanywa inzoga, uri kumva, urabizi neza ko wamusangaga mu kabari zamurenze, uramushatse abaye umugore, ibibazo biramwishe, yenda mubuhuye n'ubukene cyangwa mugize amafaranga agiye mu kabari ararayeyo. Uravuze ati wa mugore we nzaguta, uzamuta gute? Wamushatse uzi kanywa inzoga, umushaka uzi ko anywa inzoga n'izitari inzoga. Uri kumva, abaye umugore atangiye kurara mu kabari, mwihanganire kuko wamushatse umuzi. Uri kumva, keretse waramushatse utamuzi. Ntabwo waramushatse utamuzi umubaza icyatumye atabikubwira. Uri kumva, uramubaza ati se mugore ko nzi ko ibi bintu utabikoraga wabikoze gute? Hari igihe yaba yarabikoze bitewe nawe, cyangwa bitewe n'abandi, cyangwa bitewe n'agahinda. Ibintu biratandukanye. Uri kumva, ibyo bintu rero iyo ubashije kubimenya, uri kumva Kefa, iyo ubashije kubimenya ubasha kwikontorora mu magambo yose uvuga, ukabasha kugendanamo neza n'uwo mubana. Iyo icyo ukimenye ni ukuri urubaka. Bya bindi bya divorce bavuga ntahabe. Uri kumva, basha kumenya, uri kumva, agaciro k'umugabo, umenya agaciro k'umugore. Ibyo nubimenya uzame. Ikindi, menya icyo yanga, umenye icyo akunda, umenye icyo umugore yanga, umenye n'icyo akunda. Mu by'ukuri ibyo bintu nubimenya ukabasha kubigendamo neza, divorce izazihe ivuye. Ushatse umugore, twanatangiye nkubwira ngo impamvu nanakubajije ngo umurokore ryahamye. Ushatse umugabo, uri umugore, umugabo we wenda ntiyanywaga inzoga, nyuma atangiye kuzinywa, wabyihanganira? Nakubwiye ngo umushatse utabizi ko azinywa se? Iyo umushatse ubizi ko atazinywa, uri kumva, ugasanga yarabiguhishe, ashobora kuzinywa ntagire icyo agutwara. Uri kumva, ashobora no kuzinywa akajya kuguhoza ku nkeke. Uri kumva, ibintu biratandukanye. Hari uzinywa ntagire icyo agutwara, iposha agakomeza akariguha neza, keya yaguhaga n'ubundi akaziguha. Hari n'uzinywa agamije kugukorera amabi. Uri kumva, aho ngaho ho icyo nakubwira ni ugusenga. Uri kumva, Imana ikabijyamo, kuko itabigiyemo se ninde wabijyamo? Sinakugira inama ngo urugo rwawe ugende, hoya. Buriya Kefa, ibintu bya divorce ngiye ntago njya mbyemera. Ibintu byo gusenya urugo ngo wubatse urwa mbere ngo urwa kabiri, buriya nusenya urugo rwa mbere ntuzagire ngo urwa kabiri ruzubakwa. Nukuri, uri kumva, ngiye nshobora gusenya urugo rwa mbere, umugabo aracyahari. Ningushaka uri uwa kabiri, n'ubundi uzahora unekereza ko njya kuryamana na wa undi wa mbere. Uri kumva, mu by'ukuri ningenda ahantu nkatinda,
nta nubwo uzavuga ati umugore wanjye yari yagiye, ahubwo uziyumvisha yuko nagiye kuri wa mugabo wanjye wa mbere. uri kumva? Yego, ibi bintu nibyo kandi biriho. uri kumva? Nushaka umugabo wa gatatu, icyo kintu kizahora kigukurikira paka kuko numwaka uruhushya ukamubwira ati mugabo wanjye ngiye gusura inshuti yanjye, akabona utashye saa 2, nta nubwo aziyumvisha ko ari inshuti yawe ugiye gusura, aziyumvisha ko wa mugabo wa kabiri cyangwa amubwira ko usohotse. urumva? Aho ngaho rero ububabaje umutima w'uwo mugabo, azahora kubwira, n'ubundi ntabwo azigera kwizera, never. Azahora yumva ko icyatumye usenya rwa rugo rwa mbere n'urwa kabiri cya kindi cyarusenye narwo uzarusenya. uri kumva? Ubwo rero icyo nabwira abantu, keretse yenda umva gushaka nemera, buriya umugore wa Nuza wa Theogene we yemerewe gushaka. wenda ufite umupapa witabye Imana. Yego, biriya ho rwose we ndamushyigikiye, we yemerewe gushaka mu gihe yumva bimurimo. Ariko niba ufite umugabo, ukaba ufite umugabo noneho mwaranabyaye, uri kumva, iteka uzagira ifuti rimwe, umugabo ahita agusomamo nk'amafuti 10. uti umugore wa Theogene wenda nyakwigendera we byibura ndumva yashaka. Ese abana yabyaranye na Theogene ubwo ntabwo bashobora kuba bagira ikibazo kubw'uko bazarerwa n'umubyeyi utari se? Nyine ntabwo ibyo byabura. uri kumva? Ariko nabo bariyakira kuko nanone ntabwo baba bashaka ko mama wabo aba wenyine. uri kumva? Hari igihe baba bamubwira ati mama tuzanira undi tonto, kuko akenshi abana iyo papa wawe yapfuye uwuzanye bamwita tonto. uri kumva? Nawe rero kugira ngo ugire umugisha kuri abo bana, ugire umugisha ku mugore wawe ndetse no ku mana, ba bana usanze ubafata nk'abana bawe. Umwana ubyaye ukamubwira ko aba ari bakuru be. uri kumva? Nubabwire ko ibyo byana, hari abavuga ngo ibyana, nubabwire ngo birabyana ngo ibikini, ngo ubashyire mu mutima mubi. Fata abana nk'abawe. Niba ubyaye umwana umubwire ko ari bakuru biwe. uri kumva? Ku buryo azakura azi ko bavukana. Abana bazagukunda, umugore agukunde, nake yatahaga umugabo ayiguhe. Nukuri. Yego, uvuze ku kintu cyo kuvuga ngo umugabo abana bashaka kwita tonto, undi mugabo uri murabarera, wo mugabo wa nyina nyine, reka tubyite gutyo. Ungarura ku ruhande rumwe rwa rwa Pastor Mutesi, arimo hari inkuru erutse guca ku Isimba, ari no yanateje n'ibibazo, ibintu byose biraturika, ibintu byose bimaze iminsi bihari. Avuga ati mu rugo twamwitaga dadi, abana bamwitaga dadi, ubwo n'abana ba Pastor Mutesi, yego, bati bamwitaga dadi, bagiraga gute. Ibyo bintu abantu benshi nabonye batarabifashe neza, avuga ati byari uburyarya, ubundi bamwita dadi gute. Mbona binajemo no kuba inkuru ndende cyane, ari yaba nyine ubundi bamwita dadi gute. Hari umugabo usibye wa undi wapfuye, ndumva hari umwana yamusigiye. Yenda nk'uwo mwana umugabo wundi yashaka Mutesi, yenda birumvikana ko we yamwita dadi. Ariko abo bana bandi kumwita dadi, se bamwise dadi gute? Dadi wabo ntahari, keretse niba yarapfuye kumwita dadi. Ariko mu gihe bari gufata se bakamutesha agaciro, bakajya kumvisha ise wababyaye ko hari undi dadi, ako nagahinda baba bari guteza isi. None se mu gihe umubyeyi w'umupapa, ko ababyeyi b'abapapa benshi badakunda gushobora kurera, ashobora gufata nk'abana akabajugunyira umugore akigendera, icyo gihe umupapa wundi bashobora kubana, ntago abana bamwita dadi. Umva reka nkubwire, uri kumva? Ese ubundi arega hari dadi na papa, uri kumva? Ubundi dadi rikunda gukoreshwa ariko nanone n'abana. Yego, ya, ariko nanone ba dadi ni benshi, sibyo? Ntawe ni nk'uko nakwita dadi,
cyangwa n'undi wese, uri kumva. Ariko nanone jya umenya ko akenshi izina dadi baryita buri muntu uwo ari we wese, ariko niba urifashe ko urikuye ku mutima ukajya kuribwira umuntu wo hanze ngo ni dadi, kandi dadi wawe ahari, uri gusuzuguza papa wawe wakubyaye, uri kumva. kandi ajya gutera mama wawe inda, yayimuteye babyumvikanye, bari mu rukundo, bose bameze neza, uri kumva. ahubwo wowe mwana banza ubaze icyatumye mama wawe na papa wawe batandukana. Ikibazo cya Pastor Claude na Mutesi wakibonye gute rero? Ni nacyo urebye cyane, navuga ninze kukuvugishaho kubera ko rwose narahindukiye ndeba barokore bose mfite, ndavuga ni kora umuntu twayaga tuganira ibintu by'amatiku tiko mu barokore, ngo ibiki ibintu byatangiye kuzamo ibintu by'ubusambanyi. Twigeze gukorana bagahunga Irene abandi mboni baye ikibazo gikomeye. None se wazajya umbara ukamvana mu matiku tukivugira ibintu. Ariko nyine njye bari abantu baraziranye Kefa, bari abantu baraziranye, umva baraziranye cyane. ahubwo ibyabo tubireke, ibyabo sinzi ukuntu nabivuga. Ikindi uri kumva, bariya abantu wasanga biriya bintu barabiganiriyeho. arega jya umenya ko umva se, yenda ntago mvuze ko, kuko nta kuntu nuza wasanga umva ikindi kintu kimwe, wasanga hari icyo umwe yakoreye undi, uri kumva, undi bikamutera kujya kubibwira isi yose, cyangwa hakavamo umwe wavuze ati nutankorera iki ndajya kugutamaza. Bari nabyerega bya nyuma byajemo n'amajwi avuga ku bintu by'ubusambanyi n'ubusambanyi. Uri kumva, niba rero Pastor Mutesi koko yarabikoranye na Nuza, uri kumva, urumva ni ibanga rya babiri, uri kumva, twebwe nitubizi. Umuntu utagira isoni, udakunda kugira isoni ni umugabo, uri kumva. wasanga rero umwe muri bo hari ikintu batumvikanyeho, uri kumva. Noneho umwe akabwira undi, iki wankoreye iki, ati undi ntacyo nkora. Wankoreye iki, undi ntacyo nkora, uri kumva. Noneho akamubwira ati nudagikora, sureba ko uri umusitari, sureba ko uri muri ibi byose, ndaje nongere. nayo ndwara abanyarwanda tugiye turwaye kumva yuko izina rya runaka naza nkari cyane, uri kumva. Ikindi nubwo yenda Claude yaje kuvuga Mutesi, si byari ngombwa ko na Mutesi aza kumusubiza, kuko yatumye abantu benshi tumucishamo amaso. ariko no mwamucishamo amaso, ntabwo nekereza yuko Pastor Mutesi nta kibazo yari afite, kuko nubundi iyi mihanda ntabwo yayije atari umuntu usanzwe yizi. Nk'abo tumaze iminsi tubona umuntu ukajya kubona araje aravuze akavuga. Umuntu wari usanzwe ku muhanda akaza agasubiza ikibazo. Njye uramutse unyinjiriye ndi umuntu ugaragara kuri kamera, ukaba wavuga mvugaho ikintu, mfite ubushobozi bwo kugaruka nanjye kuri kamera nkagira gute, nkaza nkakunyomoza ibintu. Njye nekereza ko Pastor Claude bino bintu by'aba bantu ngenda bikemanga. Urebe ko uyu mwaka ushira umwe muri bo atagiye gusaba undi imbabazi. Ibi bintu reka nkubwire, mbivuze ndi kuri Tawusi TV, uri kumva. Nubona uyu mwaka utarangiye ari Pastor Claude cyangwa Mutesi, umwe muri bo azasaba undi imbabazi, kandi uzabibona. Hari igihe agasaba imbabazi kugira ngo yihitingire mwana. Ese wenda nka Pastor Claude kuba yaravuze akavuga Pastor Mutesi yo wabifashe? Ntago nyine biriya bintu ntago ari iby'umuntu, mbese nka biriya bintu yavuze ntago twebwe bitureba, nta nubwo yakagombye kubitwumvisha. Byari kugenda agasanga uwo babikoranye ikibazo bafitanye bakagikemura, apana kuza kubitubwira. Arabitubwira se ngo bitumarire iki?
arabitubwira se ngo bitugaburire, bitwambike, bituvana aho twari turi se biduteze, nta kintu na kimwe usibye amatiku gusa. Ni ukuri ntacyo bitumariye gusa, ariko wenda hari abo biba bifite abo bibamara biriya bintu. Urambwira ko usibye nyine kumva amatiku Kefa ni ikihe kintu wakuramo hariya? ngerageza umutesi mugirira ni muhe ntabwo mubeshye. Oya manzo mbwire, uri kumva wumva ukuntu umuntu yenda, reka tugaruke reka mvugire yenda mutesi, uri kumva yaba yari mu buryarya, yaba atari mu buryarya, yaba yarariraga bikuye ku mutima, yaba atabaga yabikuye ku mutima, ibyo twebwe nibitureba. Ariko se urafasha umuntu, uri kumva yarari mu mubabaro, mu marira, gahinda, uri kumva urangije uza kumutura ibindi. Urumva Claude atari umugome mwana? Abantu rimwe baziyahura bitewe no kwirirwa bavuga. None se nyine uri kumva, urumva mutesi wa mungani, niba umugabo yamwiheraga yarega, reka nkubwire, unyihereye ifaranga ugapfa n'ubundi nagira agahinda nese na ifaranga wamagana nzongera kurikura he? Ariko se wa mugani, niba umaye ifaranga ugapfa nzarira none se urumva utari? nanjye narira. Urumva utarira? Mu by'ukuri numvishe hari n'abavuga ngo yamwubakiye inzu. Unyubakiye inzu, wishyuriye abana banjye, unyambitse amakanzu, ndaberewe nk'abandi bose, uri kumva mbaye umva, none urapfuye. Bya bintu wamagwa nzabihabwa nandi, ni gute utarira? None amufatiranye mu gahinda yifitiye, arajaje no kuvuga ngo bararyamanyesha. Kuba bararyamanye se bitumariye iki? Nta na kimwe. Uri kuba bararyamanye se urumva ni iyihe mugura ari kuza guha abana ba mutesi, guha inshuti za mutesi, guha n'abandi? Ubu se urumva niba mutesi wa mungani yari yifitiye undi mukunda, urumva afite ikigero, urumva iki kiganiro hari ahantu nagitanze mvuga ko n'ubundi mutesi nta rugo azigera yubaka ruhamye. Nashaka azicare hamwe yirerera abana, uri kumva, kubera ko nyine nka bya bindi twavuze, azashaka umugabo wa mbere, uwa kabiri namushaka ajye ahora yumva ko afite ibibazo, n'ubundi najya nk'ahantu agiye gusura inshuti ze, umugabo yasize mu rugo amukekemo ikindi kintu kandi atagikoze, azahora mu gahinda kadashira. Uri kumva ajya ataha mubwira ati mada uvuye, namubwira ati mvuye mu nshuti zanjye, ati ntabwo ariho uvuye, ati n'ubundi uvuye kuri wa mugabo wawe wa mbere. urumva icyo atari igikomere, mu by'ukuri azapfana agahinda. Aho kugira ngo rero apfana ku gahinda, niyiturize, yisengera Imana, sibyo? Imana izamuha umugisha mu rugo rwiwe, iha umugisha abana biwe bige neza, ibintu by'uruzerero rw'abagabo ruvemo, kuko abagabo n'ubundi bazahora bamwangaza. Numva ari ikibazo. None nkawe w'umurokore biriya bintu wabifashe gute? Wabibonye bose ni ba pastor, tubita ba pastor. Nago hari ikintu nakubwiye ati niwitwa murokore ku mutima ubitakuriho, ujye ukireka, kuko aho kwitwa ikintu utari cyo ujye ukireka. Ari Pastor Claude na Pastor Mutesi niwe muntu ubona atari umurokore? nta ngewe bose, uri kumva, bose ntago njya mbona, kuko iyo reka nkubwire ari Pastor Claude nta mbuto nziza twerera, uri kumva, ari na Pastor Mutesi twari twizeye, bamukubisa amagambo, barangije kuyamukubita nawe araza arayamutera. None siyo n'imbuto nziza ari kutwerera? Ariko sina ngombwa cyane, kuko ntabwo ari ngombwa ko wowe Kefa uza kumbwira nanjye ngo ngusubize. Niba ndi umurokore koko by'ukuri, mbwira mfunga umunwa, ahubwo aho kugusubiza mbyereka Imana.
mbwira Imana ati Imana wabibonye, uri kumva, Imana nayo izururuka ijye mu byawe, ijye no gucecekesha umunwa w'uriya muntu, cyangwa aba ari cyo kigeragezo Imana igucishijemo kugira ngo irebe kwihangana kwawe. Ibyo ngibyo nutabasha kubikora. Nkawe umubyeyi wabyaye ntabwo ujya ubona nk'ari amatiku n'icyo ukavuga uti bishobora kuzatera ibibazo abana bazabyara cyangwa se babyara. None se wagize ngo ni wa mwana n'ubundi nk'umwana wa Pasiteri Claude azakurira mu matiku ya se, uri kumva, kuko akenshi uzarebe nk'iyo umugabo ari nk'umufundi, umwana w'iteka niyo abyaye batatu baza barakurikije se cyangwa bose bakamukurikiza, uri kumva, yaba umubaji bangahe nubura abana bakurikiza umwuga wawe. Rero nta kindi cyiza uriya mugabo aba ari guha abana be usibye kubaraguriya biri ari amatiku, niyo aba ari kubaraga, kandi biriya bintu ntabwo ari byiza. Amatiku niba yihorere, bareke kuza bavuga abantu se barabavuga ubu. Reka nkubwire, uri kumva, nyamara aya mafaranga baza gushakira ku masosho mediya, nubona atabajyanye akajya kubataba mu rwobo batazi, nukuri nubona bamwe muri bariya badasaze uzangaye. Ikibazo ahubwo baziyahura, njye rwose njye niba batiyahura. None se reka nkubwire, uri kumva, wumva ukuntu abantu ari n'indyarya, si ureba nk'ariya magambo yose nka Claude ari kuvuga, ni ukuri bitewe n'uburyarya buba buhari. Ashobora kuzifata akajya gupfukama kwa Pasiteri Mutesi uri kumva, cyangwa na Mutesi akajya gupfukama kwande. Ntabwo ibyo bintu ari byiza. Mujye muvana uburyaryaho, uri kumva, mujye muvana uburyaryaho. Niba wamubabariye, bwira Imana ko wamubabariye ariko wabikuye no ku mutima. Niba wamubabariye, mubwire ko wamubabariye. Ni ukuri natwe bitubwire ko hari igihe ubabarira umuntu Kefa utabikuye ku mutima, uri kumva, ahubwo ari kwa kwiyerurutsa, ukaza ukarira ya marira y'ingona, ya marira ameze nk'ay'abarozi. Uzareba umurozi uwo ari we wese iyo yishe nk'umuntu, umva, iyo aje mu kiriyo cyawe niwe urira kurusha ibindi byose. Kandi ikindi muzarebe, abarozi bagira impuhwe. Umva, umurozi ahava akagera niwe muntu ku isi ugira impuhwe kurusha abandi bose. Yewe urakoze Mama Biri, ndakeka ariko umeze neza. Oya, meze neza. Twasubira mu bindi biganiro bitaha. Hari ikibazo? Nta kibazo. Murakoze cyane. Ariko tunababwira, uwakwifuza urafunze mwana,